ntabwo ujya wumva abantu barugiye mu makwe agasarira mu bukwe. Iyo umuntu burya iyo ugira ishyari cyane burya uri kuri step yo kuba waba umurozi. Ubundi ishyari ni step ya nyuma yo kuba waba umurozi. Ugira ishyari rikabije shamenya ko ugiye kuroga. Kundeba ngo ngiriye ishyari se. Usko byarutwa no kuba umuntu yafata wagenda ugacukura nk'akobo ukakongorera ukakabwira ibintu byose warangiza ukagafo cyangwa ukajyana uhitaruye abazungu nibo nabonye ajya gukora ukajyana uhitaruye ukabuza induru ugakora ibiki umva ko ibintu byakurenze. Ngiye kwirirwa neza wowe ukurikiye umuyoboro wacu wa YouTube channel ariwo Eagle Eyes TV show. Amahoro y'Imana bane nawe. Turagusuje aho uri hose ugubwe neza. Nawe utameze neza turakwifuriza kumera neza. Wowe urwaye turakwifuriza gukira. Mwese turabifuriza ibyiza kandi turabakunda. Umeze neza Hajati? Meze neza. Urakomeye? Alhamdulillah. Waduhaye nk'ibanga ukoresha kugira ngo use gutyo? Nibisanzwe. Buri gihe uba waduteguye kabisa, uba watwiteguye. Ukuza n'ibintu bishya. Ubuzima buragenda neza, nta ndwara ntaki? Alhamdulillah. Ubundi iyo umuntu abyutse ari muzima ibintu byose byari byiza. Ni gute utashima Imana se wabonye andi mahirwe yo kubyuka mu gitondo uri muzima? Ubu tuvugana hari abapfuye Nyagasani aborohereze. Iyo rero ubyutse uri muzima uba ari undi munsi wo gushima Imana. Ese ubundi mbwira, iyo ubyutse ukibyuka ukicura mbese ubwenge bugasubira ku murongo, ni iki cya mbere uheraho? Ubundi uzise nk'umuntu iyo ubyutse ukabona uri muzima, ubyutse utarwaye, ikintu cya mbere uba ugomba guhita ukora ni uguhita ushima Imana, ugafata akanya gato ugasenga ugashima Imana kuba yaguhaye andi mahirwe. Kuko kubyuka mu gitondo uri muzima aba ari andi mahirwe y'ubuzima umuntu aba yahawe, kuko ubu hari abapfuye pe. Uranyemeje. Ugahita ukurikiza iki noneho? Ubu se wamaze gushima Imana, ikindi kiba gikurikiyeho ni iki? No kujya mu tundi turimo, gushaka amafaranga, kwita ku muryango, biba ari byinshi by'uyu munsi. Umuntu aba agomba gukoraho ibintu byinshi kubera ko ugomba kwita ku muryango, gushakira umuryango, umuntu akora byinshi. Rero iyo wabonye amahirwe yo kubyuka uri muzima uba ugomba kuyabyaza umusaruro. Amina. Amina, amina. None se ko wabyutse usa gutyo? Niko naraye nsa buriya. Niko naraye nsa. Naraye nisize pe. Bavuga ngo umuntu mwiza ngo umubona abyutse. Ngaho bazi ndebye mu gitondo nsa gutya we. Byibaze nawe. Byibaze nawe kumbona mu gitondo nsa gutya. Ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye pe. Ese ubundi ugira umunsi w'amavuko wawe ni ryari? Njyewe se njyewe mvuka buri munsi. Oya. N'ubu kuba nabyutse ndi muzima navutse. Wavutse? Noneho biri official igihe itariki uba waravukiyeho? Ese ko icyo ushaka ko mbabwira igihe navukiye? Njye naravutse. Waravutse? Naravutse, navutse, kuba nabyutse nabyo ni ukuvuka. Nabyo ni ukuvuka. Bajya bavuga ngo buriya ngo ikaramu ya Mwenyezi Mungu ngo yongera kwandika ari uko uvuye mu bitotsi, nibyo? Buriya se nibyo we? Simbizi cyane ariko byashoboka. Buri uryamye kwandikirwa icyaha biba byahagaze.
ese buriya wakora icyaha mu nzozi we? byashoboka. Ah, Ese biragoye. urazi indoto ntiyakwandikisha icyaha. Ah, sha ibyo byo biragoye pe, ntabwo bishobora kubaho Ego. kwandikirwa icyaha mu nzozi. Ngira umunsi w'amavuko rero two aze ndashaka gushaka kugukorera umurozi. surprise. Oya, nta bya surprise pe. Ntabwo ngiye nyine kuri njye ntabwo njya mfata biriya bintu by'amasiripurize, amaniveriseri. Navuze ngo ntabwo ari byiza. Oya, hari abantu babikunda ariko njye ntabwo ari ibintu byanjye pe. Ubundi ubusanzwe wowe ubona ari iby'ingenzi kuko akenshi ujya ubona abantu babisipendingamo mbese ukabona umuntu yabishoyemo amafaranga yakoze iki, ukabona mbese sinzi ko nabikubwira. Wowe ubona biriya bintu ari ingenzi mu buzima? Buriya se we oya, ariko udatuma bananuka sibyo? Hari abantu babikunda, hari n'abantu batabikunda, ariko kuri njyewe nyine ikintu cyo gufata amaniveriseri ntabwo ari ibintu byanjye, kubera yuko burya hari ibintu bajya bavuga ngo ibijisho bibaho. Ntabwo kuriya uba wavuze ngo wabipanze wishimye, ariko uzi ko buriya no mu nshuti tugira harimo n'abatwanga. Ntabwo abantu bose ariko bishimiye ibyo bintu, ariko biba ku gitsina gore. Ku gitsina gore se? Ahanini kuko sinumva ko abagabo babigira cyane, ariko ni umuntu mbese muri we. Nuko abagore nyine bavuga ngo tugira utuntu tw'amashyari, natwe turizi, ariko ntabwo njya nkunda bino biboro by'amaniveriseri. Nta nubwo njya nizera ko reka nkubwire, kuba njye navuga ngo ndafisa, uzarebe akenshi nk'urugero mu makwe nshaka kubona nk'umushere nkavuga ngo ngiye gukora igikwe, ngiye gukora igikwe nyine buri muntu wese byereka abantu ko nishimye, ariko buriya ntabwo ujya wumva abantu barogeye mu makwe agasarira mu bukwe. n'amaniveriseri biraba hose. Noneho iyo ubigereranyije ahanini usanga ari inshuti zabo, inshuti yawe ya hafi, wa muntu uvuga ngo iyi ni inshuti yanjye akadasohoka. Ntabwo ari ukuvuga ngo inshuti zose ni mbi, ariko akenshi umwanzi wawe ni umuntu ukwegereye. Ntabwo umwanzi wawe ari kure, aba ari umuntu ukwegereye, ubwira ibintu byawe bya buri munsi, ukora ibiki. Reba nk'urugero, Imana imworohereze uriya mukobwa wapfuye bagiye mu kirori, banywesheje sipaguru mu cyo kunywa. Ese ukeka ko bitakozwe n'inshuti ye magara bahorana? Ariko ibyo bintu njye mbyumva ku gitsina gore. Ni ukubera iki nyine bajya banavuga ngo abagore nicyo igitsina gore nibo bantu bazajya mu muriro ari benshi, kuko umugore ni umuntu utangaje, ariko ntujye kumbwira ngo twivuge, abantu batanga abagore turi abantu batangaje cyane pe. ujya kumva ukumva ati umugore runaka yaroze mugenzi we, inshuti ye magara, n'ubundi abagore nibo ukavuga ngo ngiye mfite urumva icyo nashaka kubanza kunsobanurira. Abakobwa mukunda ibirori, yaba amakwe yaba amaniveriseri. Ubundi tukiri aho kwanza, kubera iki icyo kintu mugikunda? Wenda we nurimo, kubera iki igitsina gore gikunda ibyo bintu? Dukunda ibirori se? Gukorerwa ibirori, icyo kintu nagisobanura ute? Nyine abagore ukuntu duteye, tubaho uyu munsi, ntabwo dutekereza ngo iby'ejo gutya. Umugore abaho uwo munsi, ntabwo umugore aba hejuru. Bivuze ngo nyine niba ukuntu nyine duteye dukunda, sinzi niba igisobanuro cyanjye ari cyo neza kuko ntabwo mbifite experience cyane, ariko abagore nyine ni abantu dukunda ibintu byiza. mukunda ibintu byiza cyane. Uzanarebe njyewe nshobora kuba mfite nk'umwenda cyangwa mfite nka garderobe yuzuye imyenda, ariko nagera kuri nagera nko kuri naca nko ku iduka ahantu nabona ikanzu nziza ikankorora, nkayigura nafite aho ngiye kuyambara kuba ko nayikunze kandi mfite undi. Dukunda ibintu byiza nyine, abagore niko tumera.
niyo mpamvu ndi kubwira aho ngaho, niyo mpamvu abagore ari natwe dukunda ibintu by'ibirori. niho bihera bizana amashyari ngo runaka yambaye umwenda uhenze. Reka nkubwire, burya ishyari riterwa n'ubukene. buriya se uretse n'ubukene, ishyari nuko nyine abantu tugira amashyari, ariko ishyari ntabwo ari ikintu cyiza. Uretse no kuba bavuga ngo abagore bagira amashyari, n'abagabo burya ntabwo kajya kaburamo. Nuko nyine abagore ari twe tugarukamo cyane, ariko ntabwo abagabo nabo ako kantu kajya kaburamo. Kundeba nkongeriye ishyari se. none se urumva nimba tuvuge wenda wowe uba wumva umuntu yafata anniversaire? Buri wese n'ikimushimisha. Kuba njyewe ntafite anniversaire ntabwo byabuza undi muntu kuba yayikora, kubera ko buri wese agira ikintu kimushimisha bitandukanye n'undi. Ntabwo kuba ngiye mbyanga nagushishikariza wowe kubyanga. ubundi se kwemera kwawe kurabyemera? Muri Islam se twe kwemera kwacu ntabwo anniversaire zemewe, kubera ko tubara ko iyo ufise anniversaire biba bimeze nk'aho nyine uri kwishimira ko iminsi yawe yo kubaho iri kugenda igabanuka, kubera ko ntabwo dukura ngo tubeho imyaka myinshi, ntawamenya n'ejo mu gitondo wabona mpfuye cyangwa wapfuye. Twe ntabwo byemewe, biba ari nko kwizihiza ko nyine iminsi yawe yo gupfa iri kwegereza. Ariko hari abandi, ntabwo biba bivuze ko ari amadini yose, hari abandi bantu, buriya hari abantu bakunda anniversaire utanayifese, akemera akanabika amafaranga akavuga ngo ndi gusevingira anniversaire yanjye. ariko nabonye barazanye umuco, abakobwa basigaye bafite umuco wo kugenda bakifotora udufoto twiza gusa bagapostinga bikarangira. Ese ibyo si bibaye? Atarinze akora ibirori, sinzi yakoze ibirori, bakoze ibintu by'ibirori. Ega nabo basigaye batinya ko Supaguru ni ikindi kintu. ese ubundi uretse Supaguru ubundi amarozi wemera ko abaho? Uburozi bubaho cyane. tubwire rero uburozi se busobanure. Ntabwo ndaroga pe, ariko nyine uburozi bubaho. Uburozi bubaho, ariko nyine urumva njyewe ukuntu nzi ibintu by'uburozi, numva bavuga sinzi bamutegeye mu byo kunywa no gusimbuka, ariko bibaho. Uburozi bwo kuba bubaho na cyane. Hari n'abakuroga uko, hari n'ibyo umuntu asimbukira, numva bavuga ngo umuntu arabisimbuka mu nzira, nyine usimbutse ibintu by'ibirozi. ari uburozi ushobora gukoresha wenda nk'ubu bufatika nka za Supaguru, sumu ya panya. Akabura sumu ya panya ku muntu irakora? Uzagerageza urebe. sumu ya panya ari n'ibyo njya kera numvaga bavuga ngo ibuye, ano mabuye ya tijeri ukayirihondahonda. Ririya buye ryo ni uburozi. Rino buye bashira muri telekomande, ririya ryo ni ribi. Unaribonye hari ukuntu, hari ukuboro nyine ubona rigiye kubura, ryapfiriye muri telekomande, ryabyimbye. Arabaturika amara. Kera uziko waribonanaga umwana ukamukubita koko cyane urashaka kwiyahura. Nta muntu n'umwe wemereraga abana gufata ririya buye. N'ubu ngubu nta n'ubwo wanaryemerera umwana. Noneho ari ubwo burozi. Hari n'ubundi nibuka neza ari ubwo burozi. Reka nkubwire, uburozi buri ukwinshi. Ari ubwo burozi ushobora gutegera umuntu mu biryo. Ari n'uburozi nimba ari umuyaga, nimba ari n'ibyo bohereza mu mwuka. N'ubuhe wemera ko bubaho? Bwose burahari. None se ubundi kugira ngo umuntu ajye gukoresha ibyo bintu abiroga mugenzi we, ubundi biba byageze he? Biba byagenze gute? Reka nkubwire uburozi, iyo umuntu burya iyo ugira ishyari cyane, burya uri kuri step yo kuba waba umurozi. Ubundi bakubwira reka nkubwire, nk'iyo wumvishe ngo umugore bamurogeye ku nda atwite,
ukeka ko atari ishyari riba ryatumye bamurogera ku nda cyangwa ngo bakuzingiye ku nda. urumva n'ubundi ugaruye umugore igitsina gore. Nyine bibaho, umuntu utwite bibaho, bakakuzingira ku nda cyangwa bakakurogera ku nda ugapfana nayo, bibaho. Ni ukuvuga ngo majorite y'abantu bagira iryo shyari ubundi ishyari ni step ya nyuma yo kuba waba umurozi. Ugira ishyari rikabije shamenya ko ugiye kuroga wanaroga. ni ukuvuga ngo ubu umuntu ni ukuvuga ngo umuntu agomba kwitondera umunyeshyari. Ikibazo nta nubwo umunyeshyari rero mumenye ntabwo akwiyereka, usanga ari umuntu muri kumwe inshuti yawe imwe magara mvuga ati mfite umubest kandi agufitiye ishyari rya danje. Ishaza abantu bararogana, ntabwo ujya mva no mu mashowbiz nabo bararogana ubwabyo, ni amashyari tu. ni kwa kundi umuntu aba atifuza ko uba wagera ugera kuri step atariho cyangwa ukaba wamurenga kuri step ariho. none se ubundi step yose waba uriho yaba ari mbi yaba ari nziza we imufasha iki cyangwa imuhinduraho iki? Wabwiye ko nta n'ikintu bimumarira kuba yaguhemukira uretse kwishyiraho icyaha, nta kintu bimumarira pe. uvuga ngo rero ishyari si ryiza. ni ukuvuga ngo n'ubundi n'umuntu uroga n'ubundi nawe umurozi aba agira ishyari. ishyari ryo riba rihari, urumva, kuko umunyeshyari niyo step ya nyuma, mbese bavuga ko ari iryo shuri rya nyuma ryo kuba umurozi. none se wowe ubyumva gute, cyangwa se wenda ubusobanuro umuntu w'amasignification y'umuntu? Umuntu ni mugari icyo ni cyo nakubwiye, umuntu ni mugari pe, ntabwo wamenya umuntu nta nubwo icyo nagusubiza njyewe ni uko umuntu ni mugari. ntabwo wamenya umuntu aba afite byinshi bimurimo, niyo mpamvu bakubwira ngo abantu ni bagari. ntabwo urumva nk'umuntu yakoze ikintu ukumva nyine wowe kiragutunguye cyangwa kigatungura sosiyete bagahita bavuga ati cyakoze umuntu ni mugari. ntabwo wamenya umuntu, mbese nta formire y'umuntu ibaho. ntiwamudescribinga ngo uvuge ngo umuntu ateye utyo, buri muntu wese oya, umuntu ni mugari cyane, ntabwo ibyo byo wabibasha. ikintu nyine biba bisaba kwitondera nyine, ntabwo wanapfa kirazira no kwizera umuntu cyane, ugomba kugira imipaka burya. bishatse kuvuga ngo nta n'inshuti ibaho. inshuti zibaho, ariko akenshi iyo duhemukiwe duhemukirwa n'inshuti. nta muntu waguhemukira utari inshuti. inshuti araguhemukira, ariko noneho ikiba kibabaje cyane ni uko inshuti zacu arizo ziduhemukira kurusha ibindi byose. ubundi bavuga ko umwanzi wawe niwe nshuti yawe cyane rwose, ibyo ndabyemera. ariko ubundi reka nkubwire, buriya njye ukuntu mba mbyumva ku giti cyanjye, niba njye nka Suma mvuze ngo mfite nk'iterambere nshaka, cyangwa mfite nk'ubukwe, cyangwa nkavuga ngo ndashaka kwerekana sheri wanjye cyangwa boyfriend wanjye, ukuntu njye mba byumva, icya mbere biba ari ukugira ibanga. ariko uzanarebe abantu benshi iyo bafite ubukwe uzi ko babanza kubihisha, ugasanga bizwi n'umuryango we kandi nabo si bose, akagira n'abo abihisha n'inshuti akabizihisha. baba babikorera iki? baba babikorera ikintu cyo kuba nyine atinya ko hari icyaba, ishyari. nanjye uwo muntu ndamuzi. rero njyewe ikintu numva twakora, burya ibanga aba ari iry'umuntu ku giti cye. ibintu urabanza ukabyihererana nyine bikaba ibyawe, ubona biri kuri ya step. uzarebe niba umuntu ashaka kujya nko hanze, barabihisha akabihisha, ukajya kubona ku kibuga cy'indege. kubera iki? gutinya ishyari, kuba ibijisho no kuba byakangirika, na bya birozi by'ibyuka mukabimenya byabaye, cyangwa ubukwe mukajya kubona bababwira ati harabura iminsi ingahe dukora ubukwe. hari n'ikindi kintu abakobwa tujya tugira, njye ntabwo kuri njye njya nyigira kuvuga ngo mfite umubesto. njye nta mubesto ngira mvuga ngo mfite inshuti magara y'agacyoya. ukuntu mba mbyumva
kugira inshuti cyane ukavuga ngo uyu ni umubesto ntabwo burya bariya nibo babi kuri twe twumva ko aribo beza kuri twe ariko ngo besto ngo inshuti magara ngo inshuti ngo niyo mbwira ibyanjye byose. aha kwa kundi nyine usanga umukobwa ngo afite inshuti magara ngo akadasohoka ntabwo bariya bose uzarebe nk'iyo hagize ikibazo kikubaho inshuti yawe niba iya mbere kugutaranga rero ngewe ntabwo mbabujije kugira inshuti ariko gira limite ku muntu uvuge ati ibi ngibi ndabizi biranshimisha ko hari igihe biba bigushimishije ngewe cyangwa ndi inshuti yawe bitanshimishije niba ufite ikintu kigushimishije mubwireho gato ariko ntujya kumubwira ibintu byose ugasanga n'ubwo nubwo udafite umuntu ubibwira ukibaza se hari ikibazo tuhita twibaza se nabibwira nde ngewe ukuntu mba mbyumva burya mama wawe niyo nshuti yawe ya mbere magara wakavuze ngo mfite umubesto ngewe mama wanjye niwe mubesto ngira kuri iyi si kumbwira ngo mfite umubesto w'iki mama wanjye niwe mubesto yavaho ngewe kuri njye ku giti cyanjye abavandimwe banjye nizo nshuti magara ngira ku giti cyanjye ngewe ariko ko hari abavandimwe baba babi reka twe tugira amahirwe alhamdulillah ni amashyari tugira turakundana pe ariko inshuti ya mbere magara ni mama ufite ikintu kigukomereye gisangiza mama wawe cyangwa niba utabashije kubibwira mama wawe wenda utanamwisanzuraho uziko byarutwa no kuba umuntu yafata wagenda ugacukura nk'akobo ukakongorera ukakabwira ibintu byose warangiza ukagafa cyangwa ukajyana uhitaruye abazungu nibo n'abanye bajya gukora ukajyana uhitaruye ukabuza induru ugakora ibiki umva ko ibintu byakurenze ariko inshuti ya mbere wallahi iyo ibintu bigutesheje umutwe ugasara ukabiganiriza nyagasani ntago Imana idusubiza gutyo ngo ihite gusubiza ako kanya ariko muri wowe uranaruhuka ni ukuvuga ngo nta cyizere cy'umuntu kiba kigomba kubaho ngiye abantu ndabizera ariko ntabwo ari cyane ngewe nta muntu nizera ega ngewe ngira ababesto ntabwo ngira ababesto cyane kuko mfite inshuti nyine zisanzwe pe abantu mvuga ngo uyu turi inshuti buriya turi inshuti ariko umubesto wanjye aba ari mama wanjye yavaho umubesto aba ari umuvandimwe ntabwo uvuga ngo ufite inshuti magara yo hanze umuntu mutavukana mudakora iki twariganye kuva kera amuri iruhande turi inshuti ngombwa guhinduka mu masegonda yewe niyo ugeze mu byago ukamwitabaza niho umumenya niyo mpamvu mubwira ngo umubesto wa mbere ni mama ko mama wawe iyo umubwiye ikibazo ufite akigira iki kuko nawe ubwe biramuhangayikisha rero kugira ngo usureba biravuga se ngo umuvandimwe n'abavandimwe baba babi ariko umuntu muba musangiye amaraso nk'umuvandimwe hari abavandimwe baba babi n'abavandimwe baba beza pe ntabwo bose ariko baba babi aho nyamba numva kuko umuvandimwe wawe ashaka kukwifuriza ikibi ariko ntabwo ameze nk'awa muntu uri hanze wa mu best friend wawe umwuga ngo ni umubesto tujyana ari igihe usanga ukuntu duteye ibintu uganira n'inshuti yawe yo hanze magara utabiganiriza mama wawe cyangwa umuvandimwe wawe ugasanga ni ukanga kwizera umubyeyi wakubyaye kandi reka sureba kugira umuvandimwe wawe akujyane hanze umuvandimwe nawe aba ari ikibazo uko umubesto akuvamo ntabwo ari ko umuvandimwe abigenza kuko iyo usebye nawe hari akantu kamujyaho ariko ibyo bintu nkeka ko akenshi bishobora kuba biterwa n'uko muba mwararezwe n'umubyeyi utari uwanyu mwese ikintu noneho cyo kurerwa n'umubyeyi utari uwawe tuvuge wenda ukaba uri umwana mu rugo ariko ugasanga wenda papa wawe ntabwo ari papa wawe cyangwa se wenda ntabwo ari mama wawe kimwe muri ibyo cyane cyane ariko ku mubyeyi w'umumama biterwa n'umubyeyi ntabwo ababyeyi bose ariko ari babi ntabwo ari bose ntabwo turi babi pe ariko akenshi icyo kintu gikunda kuba ari uko wumva ngo abana barezwe n'umuntu umwe ariko umwana umwe si uwuriya mubyeyi icyo kintu urebe icyo kintu uvuze nabyo biri mu ishyari abagore tugira ibyo nabyo biri muri bya bindi twavuze by'ishyari twavuga ngo uriya si mama we niyo mpamvu yarezwe nabi gutya
riba riri mu ishyari ry'abagore, naryo riri mu ishyari abagore tugira sinikuremo batanuka, riri mu ishyari abagore tugira agatinya gutukwa. Reka mbabwire, njyewe nshaka kuba nje kuri kamera ahubwo mpise mboneraho kuvuga ikindi kintu nari mfite. Urumva hari abantu bavuze ati Sumaya aje kutuganiriza ibintu byo mu rugo, umuntu ushatse ejo bundi afite iyi experience, nta experience afite mu rugo pe. Naranabivuze no kuva na mbere, ntago ngemba nje ngo mbigishe uko mutwara ibintu cyangwa mu rugo. Oya, ubundi bajye basubira inyuma bumve introduction wakoze uri kuza ugitangira, ni ugusangizanya ibitekerezo kubera ko comment turazifungura. Ufite igitekerezo ku byo wenda uba wavuze, ufite inama ku byo uba wavuze, byose bafite ahantu byandikira. Ako kantu pe urabivuze uhita utuma nanjye mbyibuka, nashaka no kuvuga mbere yo gusinzi ukuntu nabyibagiye. Njyewe nta experience afite mu rugo, nta muntu mbanje kwigisha ngo urugo rwawe rutware gutya Sumaya ko abishaka. Hoya no gusangizanya ibitekerezo, mfite ibyo nzi utazi, nawe ufite ibyo uzi ntazi, kandi nanjye byamfasha mu buzima ndimo. Wowe icyo urwanira ni ukugira ngo ube success nabo babe success mu buryo bwo kuhuza inama n'ibitekerezo. No guhuza inama n'ibitekerezo no kubakirana reka. Kuko urumva icyo tuba tugamije hano ni ukurwanya nyine ibibazo biri muri sosiyete, cyane cyane kumva ngo divorce. Urumva twanahereye kuri divorce, ko divorce nta muntu ishimisha, nta muntu ishimisha. Ikindi cya kabiri, nta n'umuntu wishimira gusenya. So urumva biba ari urugendo runini ruba rusaba inama, ibitekerezo, kwihangana, kuganirizwa kugira ngo uru rugendo ubashe kurusoza neza. So abantu rero bajye babyumva nk'aho ari ukugirana inama, guhuza ibitekerezo, no gusangizanya ibitekerezo. Ntago wowe wicaye imbere ya kamera ari uko urusha abantu bose ubwenge. naho duhuriye. Nuko wenda uba wagize, niko mba nagize igitekerezo cyo kuvuga ngo twaganira, tukungurana ibitekerezo. uba wafashe iya mbere yo kugira ngo ushyire iki kintu public, kugira ngo muhuze ibitekerezo, inama, ibintu byose. Aho bipfiriye ukugiriye inama ukagenda ukahakosora, nta kindi. So reka dushimire rero abantu bakomeje kudukurikira. Wowe wakanze subscribe, turakwishimiye kandi warakoze cyane. Turagusaba kujya usigamo aga comment, nubasha no kugasharinga byaba ari byiza kurushaho. Ikindi turagusaba kudukunda no kutugira inama mu byo dukora byose. Dukomeze tubane in touch kuri umuyoboro wacu wa Eagle Eyes TV show. Ujye udukurikirana buri munsi. Uyu munsi bishobora kuba bitaragenda neza, cyangwa se wenda tutaraguha video ijyanye n'ikintu wumva ushaka, ariko ejo ishobora kuzaza. So nimba ufite inama, nimba ufite ikintu ushaka ko twaganiraho, wadushyira muri comment tugakukorera iyo video. Byose birashoboka. Turagukunda, dukunda abanyarwanda muri rusange, n'abantu bose, umuntu wese ahava akagera turamukunda. Imana ibarinde. Nongeye no gushimira abantu bari kuma support. Abo bantu nabo bongerera imigisha myinshi. Video itatu zaba mentioning. Buriya se. So guys, Nyagasani abishimire abantu bose bari kuma support, abantu bari kunshyigikira mu bikorwa ndi gukora batansha intege. So guys, Nyagasani abongerera imigisha yanyu. Stay in touch.